Ma. Wow. Babe, umeze neza kabisa. Kutabwira vie wawe. Mba mubwire. Ikize. Hani wanje winjiye unywa amatabi? Vie ntago ari tabi n'umuti. Ndavuze ngo ntundatisha amatuza. Inzira kuzana nkoni gusoma. Kire nawe ntarebye umwana se. Vie buretse urushyi ibintu vie. Hano si wanje? Niyo wawe rwose. Babe. Babe nyawaki. Nkore. Uranyirukanye se? Babe. Nkore. Bas, kankamusigira. Aya shaka ngo zikige ntabwo. Nundi munsi. Zagaruka. Songera kubone muri igipangu cyane. Ndambabaje cyane. Usigaye naho unzanira za mayibo hano mu rugo rwanjye. Uramutse njye ntabwo muzi. Ntabwo muzi pe. Aje avuga Merisa ko atakuze. Simbizi mama. Usigaye naho unzanira abantu bamwe b'amatabi. Ukabanza Ukabanzanira hano mu rugo. Ko nari nzi ko naguhaye uburere bwiza. Impamvu cyo ushaka kuvuga kuri umubonye nanjye ko mubonye ntabwo muzi n'ubwa mbere mubonye. Ahubwo ntubwe no kumva izina ryanjye. Merisa. Uzi muri uru rugo ahariho? Ndabizi. Uzi icyo ndicyo ko ni pasiteri? Ndabizi. Ese kuko unzanira zino mu mayibo nkaziriye? Ntabwo muzi ariko. Reka nkubwire rero. Niba ari imico ugiye umaze kwiga umaze gukora ndaze guhangana nawe. Kandi nakubwiye ko ntamuzi nanjye ni kuri amubonye ntabwo muzi. Ntabwo muzi? Ntabwo muzi. Urambabaje cyane. Mbabaje ariko ndaza kwiga ku byawe. Papa. Sokuri kunyirengagiza ntabwo uri kunyumva. Urashaka iki? Ako ntabwo ugishaka kunyumva. Merisa. By'ukuri ntago nakagombye kuba mpagararanye nawe. Ko nk'umwana wanjye w'umukobwa nizeraga w'imfura yanjye. Ukankorera ibintu nka biriya imbere y'umushyitsi, imbere y'umukristo. Urumva? Ukerekana ko pasiteri nta burere nigeze ngo. Ariko nakubwiye ko ntazi ko twagezemo n'ubwanze kunyumva. Wabasha kubisobanura gute? Ntabwo mbizi ko twageze mu gakapu kanjye. Igikapu, agakapu nakawe. Kondomu zivuye mu gakapu kawe ukambwira ko ngo byagenze bite? Ninde muntu hano muri rugo kwanga ku buryo biriya bibazo byose byabakajya gushyiramo kondomu mu gakapu kawe? Ntabwo wabyumva nyine. Gusa ntabwo ari ubutwanye nkuko nabikubwiye. Ubwo basi nasabye imbabazi nubwo wanze kuzima. Umva. Uri umwana wanjye ndabizi yuko nanagukunda. Ariko warambabaje. Kandi kuri inshuro ntabwo nkeneye kukumva. Sinkene nuko wamagararanye nawe n'ibintu wankoreye hari imbere y'umukristo ukagaragaza ibintu nka biriya. Byarambabaje cyane. Nese ukumva nutanyumva nduri bunyumve. Sawa. Nta kintu nshaka kongera kuvugana nawe. Papa se kagusize? Papa kagusize? Urumva rero nawe wishimiye ibyo mwakoze. Merisa, narakubwiye ngo pfukama ugendere ku birenge byanjye. Warabyanze, washatse kunyereka kuri muremure, ibirenge byanjye akaba ari bigufiya. Ntajya yarambwiye ngo ibirenge byanjye ngo nitangawize. Bigiye kuzagukoraho rero. Ukaba urishimye rero. Mbese ubundi yangize ute? Papa. Ntacyo yampaye ariko. Niba wari uzi ko ari bunsore mu rugo ntawe yansohoye. Ariko ubu yarakumenye. Dukingirizo turagwa. Umwana wa pasiteri narakubwiye ngo. Mbese wumvaga bari buntwara iki? Ntacyo ntazakora.
kugira ngo uve hano. ubu se wakoze iki? Nakoze iki? Nicyo utabonye se? ase mubaze ko nabyibuze ukuri ubundi wari waje kuri rusengero zo gukora iki? hakoze ko iyo umuntu yitonze abizera nose kuba naraje ikibazo kirimo sabizi ko nawe nzamenya koko ubiga kubaririza waje kuri rusengero gukora iki? Ngize ahubwo se wari uzi ko nawe nzamenya nese uko waje byakumariye ye nahamenye ibyawe bizamenyekana wowe usenga sasenze kuva ryarira none uba ntasenga nanjye byiza nanjye nahimenye yaranze kwanjyana cyangwa kwambwira uko nawe nzamenya reka rero mubwiye sibyo bikomeze umbazanga kuki nahaje ahubwo se ni iyihe mpamvu itatuma ngiye se undi sinaza gusenga niyo usanga usengera se ese ari ngombwa ngo ugire aho usengera shaka sinajya n'ahandi unasenga biterwa n'aho ashaka kujya gusengera nzi ko wari warafashe umwanzuro w'aho wasengera sinumva ari ikintu cyaba cyakuzanye ari umva rero amahitamo n'ayanjye y'aho usengera ndumva ibyo tutabipfa sinzi impamvu ufite ikibazo cy'uko nahamenye ubwo niba wumva bigiye kujya hanze erega ndabizi ko utagiye gusenga none se wasanze ndimo ndakora iki? ariko watuje nyine wasanze ndimo none ndakora si ubundi ikibazo ufite n'ikihe ko nasanze uri gusenga nicyo kibazo ubundi ufite? wasanze ndi kwiba? none se ubundi ikibazo ufite n'ikihe niba nasanze usenga ni byiza icyo wabaririza sengera none nese ko hageze wungutse iki? nyine n'iki wabonye n'iki hakuye? ariko kumva mbona biguteye ubwoba cyane. ubwoba bw'iki? ndakureba nkabona nyine sinzi pe gusa nyine tuzi niba nta kintu wumva nyine uzi kuba wagiye gusenga shyira umutima hamwe niba uzi ko hari ibindi ntabyo bizamenyekana tumva nta kibazo ujya ese ubu ufite iyihe gahunda? ahubwo se ufite iyihe gahunda? niba ngiye gahunda yanjye ni ukumenya aho wasengera. njye gahunda mfite ni ukujya kwisengera Imana nkayingira njye rero nashakaga no kumenya aho usengera nanjye ikibazo cyane kimwe ntabwo wigeze na rimwe unambaza dusengera ahubwo nkumva uri kubibaririza abandi asengera kuko utazamunyegera umbaze aho nsengera ahubwo ugashikazwa no kumva uri kubibaza abandi ugenda ubaririza asengera kuki utambwiye? none se ugeze wambaza ahubwo numvaga mu matwi shiri wawe imeze ko ngashaka kumenya aho usengera ariko si nta n'umunsi n'umwe wigeze ubimbaza. nose kuki niba warabyumvise kuki utatekereje impamvu ndi kubimenya? narakubwira ko nta kintu nari kukurwa ngo ngwino tujyane. none niba waranyihoreye kuki nahamenye kuki ubigizeho ikibazo kutahambwira urashaka iki? nyine impamvu mbigizeho ikibazo ni uburyo wahabaririza kandi ntatakureba. tuza rero nese nsengera ubu ndabona kujya harakureba. nahamenye rero njyewe ni njyewe uzi icyo mu mashake rero bakubwira n'ikindi gihe ntukagererwe nyirukanka inyuma ntukananyirwe nanyirukankaho ubaririza asengera yagiye ubaririza aho nagiye hakureba. nahamenye rero njyewe ngomba gusengera aho ushaka. uraza ugapfa gukomanga kuki utamamagaye nta telefone yanjye ufite? ntabwo hari ikibazo gihari ugira ubwo ni ubucucu mu mutwe kuki utamamagaye nyine? ntabwo mpahita nabifitemo kandi mu rugo ndahazi. gusa ndagushimiye umva wakinnye neza pe ukuntu twabivuganye wabikoze neza niyo mpamvu rwose nakubwiye ko ndi inzobere muri aka kazi ariko urimo mba wangiriye neza rwose twaraje gukina ko ukundana na Melissa wangiriye neza. rero buri amahirwe wanagize ahantu turenda kwimuka ngo turenda kuhava buri amahirwe yagize wasanze tutarahava. siko kuguhamagara ko byari ingenzi bazi iyo nsanga mwagiye. yes wari bumamagare nyine wari bumamagare nkasohoka ariko wowe uje ukomanga uraseka ko iyo hagira unduza oya ntagomba gukomanga umugabo wanjye hari cyangwa karakavuna meto kaba ariko gasohoka. oya bamabuja turabaza ukuntu mujya kumwishyuza agatangira ngo kuri telefone ntakurize agomba kwizira rero
iyo unamamagara rwose nari bunayohereze kuri telefone utiruhyuje. Njye nawe njya nizera abantu. Ariko nasa na telefone yawe ntabwo uyizera. Oya ntawe njya nizera. Iyo umamagara se byakwanga ntayohereje ukabona ko. Ikizima niko washimye akazi nakoze. Narashimye ariko uri murazana. Nawe urabizi icy'ingenzi ari. Amafaranga yo ndayaguha ariko ntibizasubire sinzongera kukubona hano. Oya sinzongere. Mabuja niwe se gute kandi nakoze akazi neza ahubwo ngo bivuze ngo tugiye kugira utegura dukorana. Inguha yawe umva imbere saya nayanga Mabuja ariko nizi kuri kwivugira wawe. Aha akira ariko umva imbere. Mayina tipu se gusa pe mbabarira iri banga ribi ryanjye nawe ntirizagucike. Oya aka kazi tubakamenya twe tugibanga cyane rwose twe tugira amabanga menshi. Ahubwo ikibazo ni ko mumbye wakabimaya kandi kazi amafaranga yawe arabyushye. Oya si uba sinzongeye kukubona mu maso yanjye. Umva rwose sinzongeye kukubona pe. Ako se ko mbona oya reka nyabare ntago aya mafaranga ntago mbibonye neza uyaba. Uransubiza ibyo bitanu byanjye. Oya ariko ye atipu wow nibyo merci beaucoup. Aha mva rwose dore ntako nagize ngo mwongereho fanta sinzongeye kukubona. Mabuja urakoze. Sawa kambe ngiye ariko nubona kare kazambwire. Oya genda. Nyamara wambira Mabuja. Genda nzakubwira ko ngenda umu expert. Genda ariko se ariko mubwira iki ko ndikubwira ko ngiye ibyo urimo ntabyishimiye. akutarasaba kwa biki reka nkubwire tugende reka nkubwire nge Dave ntabwo nishimye. uretse mbere yo kugushimisha njye mbere yo kugushimisha wowe ariko rege igihe nakubwiriye koko sibyo ntabwo wumva. Urashaka iki koko? Ni ibiki wumva bigoranye wumva ngomba kumva? Reka nkubwire njye ntabwo nishimiye ibintu urimo. Ibyo nkora mbikora kugira ngo nshimishe umutima wawe. Ntabwo mbikora kugira ngo nshimishe wowe. Njyewe noneho kugira ngo umenye uwo ndiwe kuko njye bimbabaje biranambabaza bikanje. Reka nkwereke none icyo ngiye gukora cyiza. Njye nuko ndi bubivuge. Uri bubivuge. Nanjye noneho ndakwereka neza uwo ndiwe. Nyuma y'ibyo byose yego. Ndakwiyereka wagiye kwiyereka giye wanyawe. Mbwire njyewe noneho kugira ngo mbe ndabivuga noneho. Ibiki? Ndabivuga. Yes. Ibiki? Hangize n'amahirwe y'ibyo ngo yaje. Ibiki? Dore ngize n'amahirwe. Ese kuko